mbonye wakizuwe ubu ngubu iyo ubihene bakujyana mu isoko bakanyihera amafaranga. Ndaje nkwigira imitwe aho kugira ngo nicwe n'inzara, nzahagurisha cyangwa amakodesha. Apu asigiwe kana niyicariye. Gabo koko nicwe n'inzara we, ahubwo reka njye kwandika icyapa. Igihe inzara yanyiciye we koko. Bite Fabri? Byiza boss. Ariko Fabri uko ngo usige warancanze. Ubundi urwara mu mutwe. Ubwo ibyikina nabyo urabizi? Ndi kwikinira iby'abana kandi usigaye ungenda. Umuntu w'agasaza nkawe ukina iby'abana. Ubundi icyo byano kina kunzi yarayisa. Anisoni nginzi kodeshwa amatelefoni washyizeho. Ubundi uruzi ko bakundagije. Isi utangiye kurengera bakundagiza ndinka. Ariko Fabri uzi ko ikikoshya nkizi? Uzi ko nakwirukanisha? Ariko deki ibyo bintu tubyihorera. Uzi ukuntu wambaye neza. Ahubwo utwo tuntu wambaye ku maboko uba waradukuye he? Ese rero njye ntabwo nkwanga mani. Tutuntu se from USA. Ariko niba njye warayisa yarambwiye ngo njye nzamurebera urugo, ntabwo bivuze ngo ujye umbona unyitwara uko yiboneye wifato koba. No, ntabwo aricyo bivuga. Warakundagije. Nakunda kamenya. Fabri. Garuka hano. Oya rwose. Oya pe. Oya wangoze kuko ibintu ndose sibwo nibyo kuko. Oya ntabwo naca umuco kandi navugiye ku gicumbi cy'umuco we. Ibodata we. Oya kanjye kwicurangira we. Ibodata we. Aha reka nkucurangire wenda basa hure ujye wumva yuko koko nibangiriyeyo. Burya koko umumuro ni wabirahabiranyiraho. Ariko ibi bintu ngiye gukurikirana menye impamvu, ngiye gushakisha, ngiye gusesengura, ngiye gucukumbura menye impamvu. Bigango mwene ngango bene ngango bankozeho koko. Ntabwo natuza. Ariko mbonye Nadia we nakwishima we. Uko byagenda kose uyu munsi ngomba kujya kureba niba Rayisa yaragarutse mu rugo. Komera ukambwira ko agiye kwimuka, ubwo se yakwimuka ataje mu rugo. Ariko uriya muryango ubyara abakobwa beza we. Hari igihe ndeba Rayisa nkareba iriyo nzobe. Siko wagira ngo yariremye we. Ntabwo ntiyarusha abandi yo bwiza, ariko we sha umva. Burya koko inka yankoronga igira inkomoko. None niyankuri.
ya nuko nyine aha yewe burya koko ubuze icyo ashaka ntafata icyo abonye nawe ubundi ari ibyo wa mugani wa zuba nafatiraho hacyuko mana oya nkarama isaa 10 zirageze nicaye ahangaha kwe njyenyine ubumwe n'icyaka mfite sha hajya kwa Rutabana ntibamuha icupa kinywera n'ubundi ko byose ari kimwe oya ariko nibyo nabwira ko nzamwishyura ubwo reka ndebe ko inka shahu hazanjye rwose bwatsi ubu ngubu burabaye nkayange rwose muri uyu mudugudu nta wundi muntu ufite inka ngiye kunywa icupa urya ubwo bwatsi aha nyuma y'imyaka myinshi nongeye kukubona byo buzikara ubwa mbere mwagezeka bigamana ibira byose ni twebwe tubyikoresha gusa ngiye nkunda amaso yawe ugiye uhora useka byaba ari byiza tu sha nyine gusa bibaye bitakugoye njye numva twashaka ahantu twicara tukaganira ibyo nabyo wasetse ntacyo nakwima ariko warakaye mba mbona ntazi nirirwa nambara iki simba nshaka ko hari uwancisha mu ijisho sha ugomba gushaka nk'umuntu wigishije umwana akaba dogiteri ebana bakavuga baturiya muntu yarasobanutse kuko n'umwana we yigiye ibintu bikomeye rero nzajya kunywa icupa abasi reka nkinge shabisi ndabazi ubu wasanga bandebeye watangiye kwikuba nifemba y'icupa ubu birabaye rwose sawa aho shahazagire nyene yimbigira mu
uriya si umwana wanjye Nadine ndebara. ni ubwa mbere ngize ibihe byiza nk'ibi ngibi pe. Mana yanjye we kubyara by'iki gihe. Uriya ntiyambwiye ngo agiye kuvura. uzi ko navuye mu rugo ngiye kuvura umuntu. alo noneho mwabonye undi mbyihorere nisubirire mu rugo. okay Niko sha. Niko mwana wanjye Nadine. Ntiwambwiye ngo ugiye kuvura. Ubwo se urihisha ibiki? Amasaha 3 koko ubu uyu muntu yatabara umuntu ugiye gupfa. Umuntu nahamagaje telefone ya mbere amayinite agashira nkafata indi. Reka mpamagare muganga wundi numve kwicamo. Alo? Alo? Ko ntawumenye se muri bande? Ni Kanyange. Ndi kwa mama Nadia. Mama Nadia? Harya mama Nadia? Nahibutse. Bigenze biteze? Ndahageze. Nsanga yaguye igihumuro. Birigarafe se nitenza? Koresha iyo bwabaga udutabare n'ukuri. Yego, arimo kurushaho kureba. Okay. Ndaje. Ndabasaba mwegere ahagana hariya hirya nko kuweza kumucura umwuka. Mama Nadia. Mama Nadia. Mama Nadia. Ndumva umutima utera neza nta kibazo. ndumva ndaho gake gake ahubwo nsabira amazi. Muzanira amazi yo kunywa. Rero iyo umuntu agize ikibazo nk'iki ngiki ntabwo abantu bamushungera ngo mumuhe umwanya kugira ngo abashe no guhumeka. Rero niyongera kugira ikibazo ariko ndatekereza nta kibazo, ashobora kuba ari ibintu yibutse yahuye nabyo
cyangwa amagambo mwamubwiye mwebwe ubwanyu atari meza. Sawa rero ndabona ibintu bigenze neza. Sawa. Bye. ariko Job uyu muntu ntago azatugwaho. Urarebye ubona ngiye mufitiye impuhwe, nashaka azahawe. Mani nuko noneho mwamugize noneho Dakisa bimenya akica umuntu. Uri wabona ikizi? Kanze nkwereke n'ibintu utari wabona. Ko mbona nta mbaraga afite twamuretse. Kwa mukinga wowe ure kuvuga ngo nta mbaraga afite, urabona imigera atera? Zikije meri ibireba ibintu byose muba murimo gukora. Imyaka maze muri iri shyamba niho ushaka kuntera ubwoba. Umunsi Dakisa azafata iyi jomera akayambara akamenya ko mukora ibi ngibi mubikorera umukunzi we, sigaho nibereye hazashya. Twebwe ntabwo dutinya imiriro mana, vuga uvuya toka. Ariko Job wasanga ibintu avuze ari byo. Ariko arufa akoze ko ari byo, iriya shomeri ngiye kuyimwaka.